uyu rusofero atari yitwa Satani cyangwa ataracumura, yari umwararika mwiza ushimishije ukundwa n'Imana. Icyambere yaririmbiraga Imana, ikindi niwe wari ushinzwe umutwe w'abaramyi cyangwa wo kuramya mu ijuru. Rusofero yari marayika w'umwiringirwa kandi ntabwo yakagize uburiganya. Rusofero rero igihe ngo Imana yaremaga umuntu, Rusofero yatangiye kugira ubwigomeke. Reka nifashishe ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli ibice bya 28 umurongo wa 12 kugeza. Ngira ngo gwera Edeni kiremwa, isi kiremwa, kugeza Satani avuye mu ijuru ngo tutazigiye, kugeza na n'ubu abadayimoni bafite amayeri akomeye arenze 1000 bakoresha kugira ngo bayobye abantu. Ari ibintu bimaze iminsi biteye abantu bakavuga ngo twagiye kuzimu twagarutse. Uzasanga mu nsengero abantu benshi abadayimoni babatera, ugasanga abandi abadayimoni barakora batera abantu kurwaragura, abadayimoni batera abantu impanuka, abadayimoni batera abantu urupfu, abadayimoni batera abantu gusubiranamo, abadayimoni batuma abantu bafata imbunda bakarasa abandi, abadayimoni bateranya ibihugu. Akazi k'abadayimoni ni kenshi. Ibi byose tubona ni abadayimoni. Mu rwandiko rwa Yohana ibice 10 aravuga ngo umujura ntazwana n'ikindi uretse kwica no kurimbura, ariko Yesu we yazanwe n'ubugingo kandi bwinshi. Uyu mujura uvugwa ahangaha ni Satani. Iyo ubona umugabo afashe umupanga, agafata icuma, agafata ikindi kintu akica umugore we, iyo ni imikorere y'abadayimoni. Iyo ubonye umugore afashe icuma akagenda akica umugore yashatse, iyo ni imikorere y'abadayimoni. Iyo ubonye umwana atitaye ngo uyu ni papa wanjye, ngo uyu ni mama wanjye, akajyana n'abyamakimbirane, umwana akica umubyeyi we nubwo ibyari byanuwe, ariko iyo ni imirimo y'abadayimoni. Inama natanga weho unyumva, ukwiriye kuba maso ukamenya ko twamaze kumenya abadayimoni ni bande. Twasanze ari abamarayika nabo kandi ari ibiremwa by'umwuka bidakorwaho, bidafatika, utabona, bigenzurwa mu buryo bw'umwuka. Rero ntabwo waba wambaye umubiri uri kiremwa cy'umubiri, uyu mubiri upfa, uyu mubiri ukorwaho ngo ushobore kurwana n'imbaraga z'umwuka zidakorwaho ngo zishobore. Ariko Pawulo yasubije ikibazo gikomera avuga ngo nshobozwa na Kristo umpa imbaraga. Ijambo ry'Imana avuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Birashatse kuvuga iki? Iyo turwanije Satani, iyo turwanije abadayimoni, dufite kwizera, dufite amaraso ya Yesu Kristo, niyo aduha ubushobozi, niyo aduha ububasha bwo kurwanya abadayimoni. Abadayimoni bashobora guteza uburwayi, abadayimoni bashobora gutuma ingo zisenyuka, abadayimoni batera itorero, abadayimoni batera imiryango, abadayimoni batera ubwumvikane buke, abadayimoni batera intambara ngize turi kubona, abadayimoni batera abantu gushikagurika, abadayimoni batera abantu kurara badafite amahoro. Ibyo barabyemerewe kubikora, ariko iyo turi muri Kristo Yesu, iyo turi kumwe nawe, nubwo intambara zaza, nubwo ibigeragezo n'ibibazo byaza, ariko Imana ije dushoboza. Abadukurikiye mu Rwanda, abadukurikiye hanze y'igihugu, i Burayi no muri Amerika n'ahandi hose mu bihugu duturanye, reka nongere nivuge kuko ni ubwa gatatu ngeze kuri cano ntanga ikiganiro. Nitwa Iyonasenze Robert, nanjye ni umukozi w'Imana ushima Yesu, kandi abari kuri cano turabaramukije muraho. Amahoro y'Imana bari kurimo. Murakoze. Rero uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu kijyanye n'abadayimoni. Abantu benshi bajya bibaza ku badayimoni, bagatekereza ku badayimoni,
abadayimoni ni bande? Abadayimoni bakomotse kuki? Ese imirimo y'abadayimoni ni iyihe? Ni iki muri iki gihe abadayimoni bakora? ngira ngo wowe unkurikiye nituganira neza ukankurikira neza, turi busoze ikiganiro umaze kumenya imikorere mu buryo bwimbitse y'abadayimoni. Dusomye ijambo ry'Imana kugira ngo ritwinjize neza muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 19, haravuga ngo wizera ko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni nabo barabyemera. Usesenguye uyu murongo watekereza ukavuga uti ese none aba badayimoni bavugwa ahangaha ni iki? Iyo tusomye twifashishije ibyanditswe byera, dusanga abadayimoni barahozeho. Dayimoni bahozeho kandi ni abamarayika. Abamarayika rero bagizwe burya n'ibice 2. Hari abamarayika beza, hari n'abamarayika babi. Abamarayika beza twese turabazi. Abamarayika bose muri rusange ni ibiremwa. Imana yo mu ijuru, ijambo ry'Imana ritubwira ko yahozeho kandi izahoraho, ntabwo igira se cyangwa nyina, irihagije, ni umuremyi, ni Imana imwe rukumbi, iyo Mana twizera. Ariko mu byo yaremye cyangwa se mu bindi biremwa bibana nayo mu ijuru, twasanze ko hari abamarayika. Abamarayika rero bagizwe n'ibice 2. Hari abamarayika beza n'abamarayika babi. Abamarayika beza badufasha, abamarayika bose baradukorera. Icya kabiri, abamarayika beza badufasha gutanga message cyangwa ubutumwa, ubusabane hagati yacu n'Imana. Iyo tuvuze abamarayika, nubwo uyu munsi turavuga ku badayimoni cyane, ngira ngo muzi abakerubi, abandi bamarayika bavugwa n'abaserafe, Bibiliya ikabavugaho mu isezerano rya kera cyane ibyo akerubi n'abaserafe. Hari aho izavuga marayika w'umwami Imana, marayika Gaburiyeli, marayika Mikayeli. Bibiliya ivuga abamarayika beza kandi benshi. Ushobora kumbaza uti none umubare w'abamarayika bo ungana iki? Bibiliya ntabwo itubwira umubare w'abamarayika, ariko hari icyo Bibiliya yavuze ku mubare w'abamarayika, kuko Bibiliya yarambwiye neza ngo abamarayika bose uko bangana, buri muntu umwe wese utuye ku isi afite marayika murinzi ubana nawe. Ugenda nawe iyo yagiye mu modoka, ugenda nawe iyo yuriye indege, ugenda nawe iyo ari mu murima ari guhinga, ugenda nawe iyo ari yicaye muri ofisi, ugenda nawe iyo ari muri activities zitandukanye mu isoko n'ahandi ku ishuri. Buri muntu wese utuye ku isi afite marayika we. Ubona ukuvuga ngo tugenekereje tugasesengurira ijambo rero, niba iyi si statisitike kuri ubu zitwereka ko isi ituwe na miliyari hafi 7 na miliyoni 900 n'imigereka hafi gushika miliyoni 8. Bigaragara ko niba isi ituwe n'abaturage bagera muri miliyari 8 na miliyoni zisaga, ikaba Bibiliya ikabivuga ko abamarayika buri wese afite marayika ubana nawe, marayika murinzi we. Bigaragara ko n'umwana uvutse ako kanya mu nda ya nyina, ako kanya kigira ku isi afite marayika we. Bigaragara ko rero abamarayika ubwo barenze miliyari 7, ni benshi kuko ntabwo babarika. Rero muri abo bamarayika b'Imana, igihe Imana imaze kurema umuntu, habonetse abamarayika babi. Bibiliya ivuga ko igihe Imana imaze kurema umuntu, mu bamarayika bararemye hari umumarayika mwiza witwaga Lusofero.
reka mbibutse imirimo ya Rusofero. Uyu Rusofero atari yitwa Satani cyangwa ataracumura, yari umwararika mwiza ushimishije ukundwa n'Imana. Icya mbere yaririmbiraga Imana, ikindi niwe wari ushinzwe umutwe w'abaramyi cyangwa wo kuramya mu ijuru. Rusofero yari marayika w'umwiringirwa kandi ntabwo yakagize uburiganya. Rusofero rero igihe ngo Imana yaremaga umuntu, Rusofero yatangiye kugira ubwigomeke. Nubwo tutazi ngo mbese iyi akisiyo cyangwa iki gikorwa cyabereye ese ni mu ijuru ry'Imana, kuko Bibiliya ivuga n'amajuru atatu. Igihe nzagira ikindi kiganiro nzabasobanurira ubwoko bw'amajuru buvugwa n'aho buherereye, ariko aho hantu Imana iba, aho hantu heza h'Imana, Rusofero nawe Satani niho yabaga. Ariko hari ubwiru, ibyo ari byo byose Imana yo mu ijuru, Imana rurema yamuhishe. Satani atangira ubwigomeke. Mu bwigomeke Satani yatangiye, nuvuga ngo yatangiye ubwigomeke ari mu ijuru. Imana iza kubona ko Satani yatangiye ubwigomeke. Icyo yakoze, Imana yafashe Rusofero imujugunya mu isi. Mu kumujugunya, mbibutse ko Rusofero nk'umwamarayika wari ufite imirimo mu ijuru, kandi ibyo ari byo byose nawe yari umwe mu bamarayika barakomeye, yari afite ubushobozi. Bibiliya ivuga ko mu kumanuka ibaba rye ry'iburyo ryaracitse, ku buryo abahanga mu gusesengura n'abateoloji bavuga ko iyo Satani baba ritavunika ry'iburyo, na n'uyu munsi mu isi ntahaba harakira abantu baramya Imana. Ariko ko ibaba ryavunitse, ubushobozi bwaragabanyutse. Ndagira rero ngo turebe kuri ubwo bwigomeke bwa Satani kugira ngo tunze kubusesengura kandi numvikanishe neza aba badayimoni. Reka nifashishe ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice bya 28 umurongo wa 12 kugeza 17. Turebe iki ijambo ry'Imana rivuga, maze mbone mbasesengurire noneho abadayimoni. Ezekiyeli ibice bya 28 umurongo waho 12 kugeza 17. Aravuga ngo, mwana w'umuntu, curira umwami w'Itiro umuborogo, umubwire uti, umva uko umwami w'Iteka avuga ngo, wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje, wahoze muri Edeni ya ngobyi y'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi. Odemu na Pidiya na Yahalomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bereketi n'izabu, ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari wawe mu minsi waremweho byose byari biringaniye. Wari warasigiwe kugira ngo umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo umusozi wera w'Imana. Wagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa, wuzuye urugomo ruzanwe n'ubugenza bwawe bwinshi bugutira gucumura. Cyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikirawe, ngukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Murakoze cyane. Tusesenguye umurongo rero, hari ibyo navuze mu mirimo Satani yarashinzwe umutwe w'abaririmbyi, ariko hano Bibiliya ivuga n'ibindi byiza, ngo yari umukerubi utangaje, ngo yari umukerubi wari ufite imyambaro y'ibuye ry'igiciro cyinshi. Bavuze ubwoko bw'amabuye agira muri 7 bagereranya, kandi afite ubusobanuro bw'uko Satani yari umwiringirwa, yari umwizerwa,
yari ukirangirire, ni ukuvuga ngo Satani yari umwiringirwa w'Imana mu ijuru. Rusofero rero yaje kujugunywa, yitwa Satani. Iri ni izina yatangiye guhabwa, ariko igihe Imana yamujugunyaga hari abamarayika beza bagomanywe nawe. Abo rero bitwa abadayimoni. Abadayimoni rero bamaze kujugunywa mu isi hamwe na Satani, batangiye gukora, bakubise agatoki ku kandi, batangiye kuyobya umwana w'umuntu yaremwe. Ngira ngo guhera Edeni ikiremwa, isi ikiremwa, kugeza Satani avuye mu ijuru ngo tutazigiye, kugeza na n'ubu abadayimoni bafite amayeri akomeye arenze 1000 bakoresha kugira ngo bayobye abantu. Hari ibintu bimaze iminsi biteye, abantu bakavuga ngo twagiye kuzimu, twagarutse. Uzasanga mu nsengero abantu benshi abadayimoni babatera, ugasanga abandi abadayimoni barakora, batera abantu kurwaragura, abadayimoni batera abantu impanuka, abadayimoni batera abantu urupfu, abadayimoni batera abantu gusubiranamo, abadayimoni batuma abantu bafata imbunda bakarasa abandi, abadayimoni bateranya ibihugu. Akazi k'abadayimoni ni kenshi. Ibi byose tubona ni abadayimoni. Mu rwandiko rwa Yohana ibice 10:10 aravuga ngo umujura ntazwana n'ikindi uretse kwica no kurimbura, ariko Yesu we yazanwe n'ubugingo kandi bwinshi. Uyu mujura uvugwa ahangaha ni Satani, kandi Satani n'abadayimoni umurimo wabo wabaye uwo kuyobya abantu. Kuva bava mu ijuru bakomeje kuyobya abantu. Hari ibikorwa byinshi by'abadayimoni. Icya mbere, bariganya abantu. Icya kabiri, bateza abantu ibishuko. Abadayimoni bateza abantu uburwayi, bateza abantu kanseri, bateza abantu ubumuga, bateza abantu indwara zidakira, bateza abantu amaganya, bateza abantu kwiyahura, bateza abantu agahinda gasaze. Ibi bikorwa byose tubona byose bibi biterwa n'abadayimoni. Hano n'abadayimoni tuzasanga batera abantu bahanga h'abantu. Bibiliya muri Mariko ibice 5 umurongo wa mbere kugeza 20 hari inkuru abakristo bose bazi y'umuntu wari warahanzweho n'abadayimoni. Bibiliya avuga ngo baramukoreshaga imyaka myinshi, gihe n'igihe ngo ngo akikuramo imyenda, ngo bijyane n'igihe afata amabuye akajya arikebesha amabuye. Yabaye aho hantu ngo ho mu buvumo, ho mu rutare, ngo nimwo yiberaga. Umunsi umwe rero uyu muntu wari urimo dayimoni, Yesu ngaza kunyuraho, nawe ari gusohoka, dayimoni ari kumukoresha. Uko yakomeza kwikebagura umubiri we, urumva yikibagura buri gitondo n'umugoroba yambaye ubusa, dayimoni kumukoresha ari guharamba, yaramwishe nabi. Dayimoni n'ubu kugeza ubu dayimoni hari abantu bamaze kwica mu mwuka, bagaragara nk'aho bari abantu bazima, n'ibikorwa byabo ari bizima, ariko wabireba ukavuga ngo aba ni abadayimoni. Niyo mpamvu abanyarwanda baje bavuga ngo iyo umuntu uri kubona ari gukora ibikorwa bitajyanye, hari igihe abantu batera nk'urwenya ngo ariko ngo uriya yapfuye ahagaze. Umuntu apfa ahagaze kubera iki? Ni abadayimoni baba bari gukora ibyo bikorwa. Abadayimoni bakibona Yesu kuko bari bamuzi kandi bari babanye nawe mu ijuru, yuko Yesu ko afite ubumana bwuzuye, kuko Yesu ni Imana, baramubona, baramutinya, ngo bamuvugiramo, ngo baramubwira ngo duhuriye Yesu w'i Nazareti, ngo uje kutwica, ngo urupfu n'agashinyaguro. Bibiliya avuga ngo baramusaba, baramubwira ngo mbese watwemerera ngo aho hafi hari ingurube ngo ziri kurisha, abashumba bazo baziragiye, tukajya mwiramigana y'ingurube. Nuko Yesu aravuga ngo arabemera ngo ngaho mugende mumuvemo, ngo bava muri wa muntu bajya mu mugabana w'ingurube. Ingurube nazo zimaze kugurwamo n'abadayimoni, ngo zirirukanka ziragenda, ngo zija ngo ziroha mu nyanja. Birashatse kuvuga iki?
birashatse kuvuga ko satani n'abadayimoni kuri ubu barakora. Abantu benshi bajya batekereza ngo mbese none bari abadayimoni bagumye mu ngurube, cyangwa se bari abadayimoni n'ubundi baragarutse, bari abadayimoni bagiye. Bari abadayimoni ico Bibiri tubwira nuko bagiye mu ngurube, ariko ingurube byumvikanye ko zahise zipfa ziroha mu nyanja. Ariko abadayimoni ni ibiremwa by'umwuka. Dayimoni ntabwo afatika, dayimoni ntabwo wamukoraho. Dayimoni ni ikiremwa kitabonwa n'amaso y'abantu. Rero bari abadayimoni ibyo byose ntabwo bapfuye kuko ari ikiremwa cy'umwuka. Ingurube zarapfa, ariko abadayimoni bo bagumyeho, bagiye gukora iyindi misiyo. Rero abadayimoni bafite mission ikomeye hano muri iyi si, kandi iyo mission na n'ubu barakora. Iyo twumva intambara hirya no hino, intambara za Palestina, intambara zo muri Congo, intambara zo muri South Sudan, nano ugasanga mu isi yose ukabona abantu babuze amahoro, uwo ni umugambi wa Satani. Umugambi wa Satani n'abadayimoni ni uko bateza intambara. Iyo wumvishe hirya ngo imiyaga ya tsunami yisha abantu, wajya kumva hirya ugasanga ngo abantu ngo gari ya moshi yabahitanye. Izi mbanuka tubona ukabona abantu bapfuye, bacitse amaguru, abantu Satani yabambuye ubuzima. Ibi byose ni ibikorwa by'abadayimoni. Rero mu bikorwa by'abadayimoni ni byinshi, ariko harimo Satani ariganya abantu, harimo ibishuko, ahitamisha abantu akabateza uburwayi, ahanga ku bantu, ateranya imiryango, ateranya ingo, ateranya umugabo n'umugore babanaga neza. Ibi byose ni abadayimoni. Buriya niba hari ikintu abakristo bafite muri iki gihe gikomeye, ni ikintu kijyanye no gusenyuka kw'ingo. Abantu benshi batekereza ngo none ikintu kijyanye na mariage, kuko iyo ingo zisenyuka, noneho ukumva umusore n'umukobwa bashingiwe, bakundanye, barasezeranye imbere y'amategeko, bava imbere y'amategeko bakasezerana imbere y'Imana, imbere kwa padiri cyangwa se kwa pasiteri. Mu kanya gato kubaka urugo, imiryango ikishima, ikanywa fanta, ikanywa umusururu, bakabyina, bakavuga ngo umuryango wacu urashingiwe. Ariko hamara igihe gitoya kitarenze umwaka, kitarenze imyaka 2, bamaze kubyara umwana umwe, abana 2, wajya kubona ukabona imiryango irasenyutse. Hari ababyaga 3, 4 bashaje, waje kumva ngo bagiye gushaka divorce. Ugasanga hirya no hino ubwiyongere bw'imiryango irimo gukora divorce bwabaye bwinshi. Wibyako biterwa n'iki? Muri misiyo ya Satani harimo no gusenya imiryango. Rero reka mbwire abizera, reka mbwire abarokore, reka mbwire n'abandi bose banyumva ko Satani nawe n'abadayimoni misiyo yabo ya mbere ni gasenya imiryango. Muri iki kintu cyo gusenya imiryango rero, atuma abashakanye umugabo n'umugore badahuza, akabateza ibibazo. Ingo zabo zari zifite urukundo, ingo zari zifite amahoro, zigasenyuka. Iyo urugo rusenyutse, ingaruka za mbere ziba ku bana. Umugabo n'umugore iyo batayikiri kumwe, uburere bw'abana burapfa. Ikindi cya kabiri, tugiye mu iteko ry'umuryango cyangwa se tukagera mu iteko ry'Imana, Bibiliya ivuga yuko umugabo akwiriye kugira umugore n'umugore akwiriye kugira umugore we, mutangiriro. Ariko nanone wasoma ugasanga Bibiliya niyo yongeye kuvuga mu Isezerano Rishya, iravuga ngo umugabo umugore ye kwahukana n'umugabo. Ariko kuri ubu abadayimoni bakomeza gutera imiryango ikagira ibibazo. Mu nshingano z'abadayimoni harimo no kwica abantu, harimo gutanya imiryango, harimo kuriganya abandi. Iyo ubona umugabo afashe umupanga, agafata icuma, agafata ikindi kintu akica umugore we, iyo ni imikorere y'abadayimoni. Iyo ubonye
umugore afashe icuma akagenda akica umugore yashatse, iyo ni imiko y'abadayimoni. iyo ubonye umwana atitaye ngo uyu ni papa wanjye, ngo uyu ni mama wanjye, akajyana n'aby'amakimbirane, umwana akica umubyeyi we nubwo ibyari byanuwe, ariko iyo ni imirimo y'abadayimoni. Umuntu ashobora kuvuga ati none abadayimoni b'abamarayika nyine bamanukiye isi ko bakoze imyaka myinshi kuva bamanuka, kuko iyo ubaze imyaka mu gihe cy'isezerano rya kera ukabara imyaka y'isezerano rishya kuva Yesu avutse, imyaka ikaba 2000 irashize, wakongera n'imyaka y'isezerano rya kera, ni imyaka myinshi. Satani ajugunywe mu isi n'abadayimoni. ushobora kuvuga uti none aba badayimoni, ese amaherezo y'abadayimoni bizagenda bite? Abadayimoni, Bibiliya ivuga yuko iherezo ry'abadayimoni mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, Bibiliya yavuze yuko Satani n'abadayimoni bazatwabwa mu nyanja yaka umuriro. Abadayimoni kugeza ubu rero bemerewe gukora, kandi barakora ku manywa na nijoro. Rero ico dukwiriye, inama natanga, weho unyumva, ukwiriye kuba maso, ukamenya ko twamaze kumenya abadayimoni ni bande. Twasanze ari abamarayika nabo kandi ari ibiremwa by'umwuka, bidakorwaho, bidafatika, utabona, bigenzurwa mu buryo bw'umwuka. Rero ntabwo waba wambaye umubiri, uri ikiremwa cy'umubiri, uyu mubiri upfa, uyu mubiri ukorwaho ngo ushobore kurwana n'imbaraga z'umwuka zidakorwaho ngo zishobore. Ariko Pawulo yasubije ikibazo gikomera avuga ngo nshobozwa na Kristo umpa imbaraga. Ijambo ry'Imana avuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Birashatse kuvuga iki? Iyo turwanije Satani, iyo turwanije abadayimoni, dufite kwizera, dufite amaraso ya Yesu Kristo, niyo aduha ubushobozi, niyo aduha ububasha bwo kurwanya abadayimoni. Abadayimoni bashobora guteza uburwayi, abadayimoni bashobora gutuma ingo zisenyuka, abadayimoni batera itorero, abadayimoni batera imiryango, abadayimoni batera ubwumvikane buke, abadayimoni batera intambara ngizi turi kubona, abadayimoni batera abantu gushikagurika, abadayimoni batera abantu kurara badafite amahoro. Ibyo barabyemerewe kubikora, ariko iyo turi muri Kristo Yesu, iyo turi kumwe nawe, nubwo intambara zaza, nubwo ibigeragezo n'ibibazo byaza, ariko Imana ije dushoboza. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye ngo nubwo intambara iturusha twe gucogora, umva impundu ziravuze, Yesu aranesheje. Agije ku gice kimwe uwo muririmbyi namukunze avuze ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Uwo ninde? Ni Yesu. Yesu ni utuneshereza, niwe uhagarika abadayimoni, uhagarika imyuka mibi, niwe udutsindishiriza. Rero dayimoni irakora, ariko n'Imana irakora. Satani arakora, ariko na Yesu arakora. Niyo mpamvu Yesu azadutsindishiriza. Nkaba ndangiza nkubwira ngo wewe wari udukurikiranye utewe n'abadayimoni. Abadayimoni bashobora kutagutera vizavi ngo baze baguteza uburwayi, ariko batagutera uburwayi bagatera mu rugo rwawe, batatera umugore wawe bakaguteza ikibazo mu bana bawe, batatera abana bawe bakaguteza ikibazo mu kazi, bataguteza mu kazi bakaguteza bya bindi bita inyatsi, baguteza inyatsi bagateza umwiryane mu muryango, batateza umwiryane mu muryango bagateza umwiryane mu itorero, batateza umwiryane mu itorero bagateza umwiryane mu gihugu, batateza umwiryane mu gihugu ngo abanyagihugu basubiranemo bagateza umwiryane. Satani umurimo we nuko ateza abantu ibibazo, buriya arakora ku manywa na nijoro. Rero nshoje nkurarikira kugira ngo insinzi yo gutsinda Satani, insinzi yo gutsinda abadayimoni, insinzi yo gutuma tugira imbaraga, nuko twizera Yesu, tukamwiringira, tukamwemera, nawe akadutsindishiriza imbaraga z'abadayimoni. Imana iguhe umugisha wakurikiranyira ijambo mu izina rya Yesu. Munyemerere dusoze dusenga. Birashoboka ko Satani muri iyi minsi ari gukoresha abadayimoni bamaze kwica abantu. Ushobora kuba urwaye
urwariye mu bitaro bikuru, uri CHK, uri wa Faisal, uri mu mahopitali ya Ruhengeri, uri mu mahopitali y'i Butare, uri mu mahopitali ibitaro bya Nyanza, ibitaro by'Iburasirazuba n'ahandi, uri hanze y'igihugu urwaye, uwo ni dayimoni waguteje uburwayi, ariko Yesu aja gutsindira. Ushobora kuba ufite ibibazo byawe biri private byihariye, ibibazo byawe wawe mu rugo, ufite ibibazo mu kazi, ufite ibibazo by'imibereho, ufite ibibazo by'ubukene, ibyo byose nta kindi kibizana ni inkomoko y'abadayimoni. Kandi dayimoni ni ukugira ngo atere abana amaganya, atesha abana agaciro, abaca intege. Ariko unyemere dusenga n'isengesho kugira ngo Yesu ushoboye kurwana n'abadayimoni, Yesu tuneshereza nawe akuneshereze, agica kura mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Imana umurengezi mwiza, Imana dusenga, Imana twizera, turagushimira ineza yawe, turagushimira umugambi wawe mwiza kuri twe, izina ryawe icubahiro. Tubonye inyigisho y'abadayimoni, ndasengeye umuntu wese unyumva, ndasengeye umwe wese wumvishe kuri iyi nyigisho. Dayimoni ari kunyanyagiza, Satani arakora, kandi abantu benshi bari gutoragura. Yabateje uburwayi, abateza amaganya, abateza ibihombo, abateza kunanirwa. Barakora ariko bakabona nta kigenda. Ariko ijambo rya muri Yohana 10:10 bavuga ngo weho waje kugira ngo tubone ubugingo kandi bwinshi. Shoboza bari mu bitaro kuko Satani yarahetamishije bateza uburwayi. Shoboza bafite ibibazo kugira ngo ubabere Imana. Shoboza abo Satani ari gutera ingo, abari muri divorce bigeze mu rukiko, abandi bateganya kuvuga ngo nzigendera, uriya mugabo cyangwa umugore tuzadivorsa. Ibyo byose ni ingaruka, ni ugukora kwa Satani n'abadayimoni. Reka abo bantu bashoboza, ababuza amahoro, abacitse intege, kugira ngo ubahe gutsinda, kuko waneshereje abakwizera, kuko wakijije abantu abadayimoni bafite ubudayimoni utera uburagi, dayimoni utera ubumuga, dayimoni uriya wakoreraga mu buvumo wari warikuyemo imyenda, dayimoni w'uburwayi, abadayimoni kwagiye ubirukana. Reka n'uyu munsi uracakora, uze utuneshereza abadayimoni. Buri umwe wese umubere igisubizo mu izina rya Yesu. Amen.